umubyaza ngo aze kubw'isezerano ufite. Umubyaza Imana yohereje ntago azabaza ngo harya uruwo kwande, harya so yari afite iki, harya kuri konti ufite angahe, ese harya wakundanye n'abahungu banga. Iyo ni injajwa, niba unanayifite ni injajwa. Reka dukomere marayika witorera amashyi none nubishaka twongera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu watsinze. Reka amahirwe abantu bakwegeje inyuma, ngiye nkwegeje imbere. Egera imbere kw'iyo ntebe iri imbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mu gitabo cyo Kuvayo igice ni cya mbere, turasoma n'umurongo wa 16. Bibiri iravuze ngo ni mubyaza wa Heburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa beho. Maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arabaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko kandi nuko. Amen. Nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Amen. Haleluya. Niba wari ufite gahunda yo kunsiga hano, uhumura ndarangije, dutahane. Hanyuma dufite abana batatu. Umwana wa mbere namubyaye nkiba mu ishyamba. Mwe ntago mwanyuze mu ishyamba, yewe nanyuzeyo nsigawe n'ibizibiti, wenda mwebwe ntabyo mwashyize, ariko nge nasizeyo n'ibihamya. Cyakora Imana yaramfashije icyo gihe, mwita neza, mwita Gadi. Hanyuma madame wanjye twabyaranye abana babiri, yitwa Blessing umwe umukobwa, undi yitwa Rafael. Imana iduhana umugisha. Hanyuma naje gufata irembo, nzagaruka. Iyo wafata irembo rero hari amaprincipe yo gufata irembo, ntibavuga amagambo menshi, ahubwo bavuga barasa ku ntego y'ikibazanye, hatagira undi ubatangamo. Ndavugana nawe aya magambo ane. Ijambo rya mbere, Imana iguhuse n'ababyaza batumvira amahame n'amabwiriza ya Farawo, ahubwo bubaha Imana. Ijambo rya kabiri, aho Satani yari yapangiye kukwicira, Imana irahahagaze. Amen. Haleluya. Ijambo rya gatatu, umwuka uhotora amasezerano wagendaga ku buzima bwawe, ndawuvuma. Ijambo rya kane ryo ryanyu, mu buzima bwawe, kuri wowe, si ku bandi, kuri wowe,
imana ishyire mu itandukaniro ry'abubaha imana n'abatayubaha. Icyo kirahagije. Haleluya. Ndagira ngo iri joro cyangwa se uyu mugoroba mu minota mike sigaranye, ndagira ngo iyi ntambara tuyirwanire mu kirere cyo hejuru. Kubera iki ishaka ko turwanira hejuru? Ikizu murakizi, igisiga kikizu kigendera mu birere byo hejuru biri indege igenderamo, ngo kandi iyo kiriyo hejuru ijisho ryacyo ribasha kureba urushishi rugenda hasi. Kigira umuvuduko wo kwiruka ibirometero 300 mu gihe cy'isaha imwe. Ibisiga n'inzoka murabizi ko bishombana birangana. Icyo kizu iyo kibonye inzoka ku butaka kimanuka muri wa muvuduko. Iyo kiyibonye ntikiyicira ku butaka, gihita kifata kikayizamura mu kirere. Iyo kigejeje mu kirere kirayirekura. Iyo kirekuye kirayibaga. Kubera iki kitayicira ku butaka? Ikizu tereye ku butaka nta makuru yayo gifite. Kugira ngo kineshe umwanzi wacu kimukura kuri tere amenyereye kikamujyana kuri tere yacyo. Byagenze bite kugira ngo Eliya akubite hasi abahanuzi 400 ababage nk'ubaga dendo? Icyambere yakoze, indago ubundi zirakora cyangwa ntizikora? Zirakora. No muri Egiputa zarakoze we. Ngo Mose yakoze ikimenyetso cy'inkoni imwe, ngo bakora inkoni nyinshi. Zirakora. Aba ngo Eliya ngo arangije abahamagara ku musozi w'amateka ye n'Imana ye Karumeli. Aravuga ngo noneho duhurire ku musozi w'i Karumeli. Imana izakongoza umuriro, azaba ari yo muzapfukame muyikorere muyisenge. Yarabakubise inshuro, iriya bayita inshuro. Nabo bajya kugerageza barebe koko ese birashoboka. Bari yabishobora. Bahamagaye umuriro babona umuriro uraje. Okay, none twemeye kujya muri competition. Tiwajya mu marushanwa ntacyo wizeye. Bari bizeye ko na bari bikora. Eliya bazana ku musozi Karumeli, ababanza mu majonjora. Niba ari umukino utagira abafana benshi ni amajonjora, ariko niba ari umukino uryoha ni finale. Abafaransa harya n'abaki aba Argentine n'abafaransa siko nyine finale abafaransa na Argentine. Nange singikurikira imipira, ariko uwo munsi abahereza amajonjora ngo bakine. Bajya mu kibuga, bagiyemo barahamagara wapi, barike bagura wapi. Eliya ati muyikangure yasinziriye wapi. Ngo isaha y'isa 9 zigeze, aravuga ati mwahereye mu gitondo kuva saa 3, nanjye ni mumpa agahenge ngira icyo nkora. Ngo bavaho. Bibiliya iravuga ngo Eliya abwira abantu ngo nimunyegere. Ahamagara abantu aravuga ngo nimunyegere. Asana igicaniro, arangije arema ibyo bita za kizimyamoto. Aravuga ngo umuriro ugiye kumanuka kuri iki gicaniro
uraza kubatwika nimutagira za kizimyamoto hafi ngo bafukure impavu basukamo amazi. Kizimyamoto ngo arangije ahamagara Imana ye. Bibiliya iravuga ngo izo ntama zizi ijwi rya shebuja, kandi nazo iyo zitatse shebuja arazumva akazimenya. Kubera icyo abambere bahamagaye nibumve ayo majwi niyazi, kubera iki Eliya yahamagaye ikamwitaba. Iryo jwi irarizi. Imana irangije imanura umuriro. Ubundi umuriro byasobanura uburakari bw'Uwiteka. Imanukana uburakari, itwika igicaniro, itwika igitambo, ngo n'amabuye ubwayo arashya ahinduka ivu. Bose bikubita hasi baravuga Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Baramya Imana ya Eliya. Ngo arangije afata inkota ahera ku muhanuzi wa mbere arapaka katagakana, kandi bararwanaga. Wa kabiri, wa gatatu, w'ijana. Sinzi niba inkoko 100 wazibaga ku munsi umwe. Za sake z'inyarwanda zizi kurwana, sinzi niba 100 wazibasha umunsi umwe. 400 arabaga. Ariko ikintu cyantangaje, umuntu watinyutse 400, ijwi ry'umugore riramwirukansa. Umugore warahiye ni ba mama turabazi, ariko umugore warahiye. Reka ngaruke kugira ngo Eliya neshe umubisha yamuzanye kuri tere ye n'Imana ye, no kugira ngo ikizu kineshe umwanzi wacyo kimuzana kuri tere yacyo. Ku butaka ntikiza amakuru yawo, ariko mu kirere kirayoboye. Ntigishobora gukora ikosa yo kujyana iriya nzoka mu cyari ari nzima, kiyibagira mu kirere. Inzoka kugira ngo iryane bisaba ko yizinga mu kirere, nayo nta makuru yaho ifite. Umurozi wakurwanirije kuri tere ye tugiye kumukubitira kuri iyi tere. Haleluya, haleluya, haleluya. Umupfumu wagukubitiye kuri tere ye tugiye kumwasiriza ahangaha. Natwe ahangaha turayoboye, nta uri butuvugiremo. Haleluya. Izo nyabingi ntago ziri buze kutuvugiramo, abo bakonikoni ntago bari buze gukora hano, abo bacawi hano ntago bari bukore. Nyumva neza icyo mvuze, iyi tere ni yanjye nawe. Niki bisigura bizera? Wigiye kimwe ngo Satani azamurwa no kurega umutambyi Yoshua. Ngo agiye kurega Yoshua, yerekana ibyo murega, kandi koko byari bihari. Ngo ariko Uwiteka avuga ijambo rimwe, aravuga ngo Uwiteka guhane wowe Satani. Ngo ni ukuri Uwiteka guhane. Ibi bintu byari bivuze iki? Uwiteka uvuze ayo magambo ni nawe wagombaga guca inyuma agafata inkoni agakubita amatako ya Satani. Ngo aho hari umumarayika uhagaze, yari yambaye ikanzu ye. Ngo ariko aho yari ahagaze yari afite n'iyindi kanzu ye iri reserve muri urwo rukiko. Ngo niki yakoze? Ngo Uwiteka aramubwira ngo wowe Satani, nureba ko uyu Yoshua ari nk'umusuma ukuwe mu itanura ry'umuriro. Byasobanuraga iki? Wamuteje indwara ndakureka, wamuteje gukena ndabyihorera, wamwangishije abantu ndabyirengagiza, ariko akagasigaye nanjye ndagakeneye ngo ngakoreshe. Ndavugana nawe, hari agace Satani yafashe
Imana yaravuganye nawe, Imana irabyihorera. Hari agace Satani yakubise, Imana yarasezeranye nawe, irabyihorera. Ariko agasigaye iragafuhiye, igiye kugakoresha. Agasigaye Imana igiye kugakoresha. Nyumva singira ngo nezeza amarangamutima yawe. Ndavugana n'umuntu wicaye muri wowe imbere. Karahweye aravuga ngo iyo shuri ureba mukuremo ikanzu y'ibizinga yari yambaye, kandi ibyo bizinga yari yarabitewe na Satani wagiye kumurega. Umva nkubwira uyu munsi ku itariki ya 4 Uwiteka guhanire Satani. Amen. Uwiteka guhanire Satani. Haleluya. Niba ari ikintu Imana igukorera, mu bintu Imana iri bukore, Imana ya Isirayeli nkorera, iguhanire Satani. Satani udashaka umudendezo w'abana bawe, uyu munsi Imana imuhane. Satani udashaka umudendezo mu rugo rwawe, uyu munsi Imana imuhane. Satani udashaka umudendezo mu muryango, uyu munsi Imana imuhane. Satani wanga umudendezo mu itorero, uyu munsi wa none Imana imuduhanire. Haleluya. Aravuga ngo iyo kanzu yanduye yimuvane, umwambike kanzu ye. Kukumbi marayika yari yaje mu rukiko ayifite, ngo ahita yimukura ngo amwambike kanzu ye. Kuki shaka ko turwanira muri cyo kirere? Aho ntaho ujya utsindwa. Iyo urwaniraho kubwo Uwiteka na Gideyoni, Uwiteka arwanana nawe. Umva icyo mvuze kano kanya. Navuze ngo Imana ikoherereze ababyaza batumvira amahame n'amabwiriza ya Farawo, ahubwo bumvira Imana, bubaha Imana. Hari abumvira Farawo barahari pe, ariko uzi Imana yohereje umubyaza ngo aze kubw'isezerano ufite. Umubyaza Imana yohereje ntagaze abaza ngo harya uruwo kwande, harya so yari afite iki, harya kuri konti ufite angahe, ese harya wakundanye n'abahungu banga. Iyo ni injajwa, niba unanayifite ni injajwa. Harya waryamanye n'abanga, wese yaryamanye n'abangahe. Iyo ni injajwa, niba unanayifite wa mukobwa we, ni injajwa igutesha umutwe. Umubyaza woherejwe n'Imana araza akavuga ngo Clementine, ko nagukunze wanyemerera ukambera umugore, kandi subiza none panesha. Nta mubyaza uvuga umwaka ngo tuzabana. Iyo ni injajwa. Nta rukundo rw'umwaka rukibaho. Nyumva nawe, nta rukundo rw'umwaka rukibaho. Uwo iyo umaze kumubwira ngo nanjye nagukunze, ahita avuga ngo itegure mu kwezi kwa 3 dukura ibintu mu nzira. Uwo ni umubyaza. Umubyaza ntakatakata hirya, akora icyamuzanye. Reka mvugane n'umukobwa ugize umugisha tukabana uyu mugoroba. Imana ya Isirayeli nkorera ikuzanire igisiga cyamerwe. Haleluya. Igisiga cyamerwe gipfa kuba cyabonye ko ari inyama, kirayijyana. Ikinukiriza yarya wisanga, ikinukiriza wakundanye n'abanga, ikinukiriza. Mbuze umukobwa uvuga ngo haleluya y'imbaraga. Haleluya. Njyewe uyu nyine uyu umugore wanjye twamenyanye mu mezi 2. Niyo namuteresemo, niyo namukoyemo, niyo namusabiyemo, niyo nagiriyemo mu murenge,
nawe nagiriyemo mu rusengero ibintu biba birizinze. Hallelujah. Kubwa authority igendera muri njye nawe nabiguha. Hallelujah. Hallelujah. Ngaho niba ubikeneye nohereje iryo tegeko rigufata. Hallelujah. Ntago ninda numvijwe wese ngo buriya ngo n'Imana ibivuze niyo ibivuze nyine korera muri uzarebe umutambyi Eli warangije urugendo rwe nabi ariko ntago burya ibintu yabwiye Hana ntago ari Imana yari ibivuze. Nta n'indimi yagiyemo. Yaravuze ngo genda, Imana ya Isiraheli iraguhaye wowe igendere nyine yabyumvise ngaho taha. Niko nta bindi wowe igendere. Bariya twari turiho tuvuga ntago yavuze ngo Imana iravuze ngo urumva ngo igicungo nyibi hoya. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe iravuga ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwa ngo kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko babishaka. Niyo mpamvu nyitondeho uyu mugoroba ngo uheshe umugisha. Aho harimo abagabo babiri, harimo Eliya harimo na Mose. Muri iryo jambo gukinga ijuru ni Eliya wabifunze. Bibiliya ivuga gute ngo abo nabo bari abantu nkatwe. Ni mu byaza abayiburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyarira nihavuka umuhungu muje mu muhotora ngo ariko nabo umukobwa mumurekabeho. Iri jambo narigiriwemo uyu munsi numvise riho rifasha. Mfite byinshi twaganira ariko ni iryo ryo gufata irembo. Satani yarazi ko Mose azavuka ataravuka. Satani azi icyo ugiye gufata utaragifata. Satani azi icyo uzaba cyo utaraba cyo. Yamenye ko Mose agiye kuvuka kandi amenya n'icyo Mose azakora. Asobanukirwa ko uyu Mose ugiye kuvuka ari uzakura ubwoko bw'Imana mu maboko ya Farawo akabujyana mu gihugu Imana yasezeranije sekuza Abraham. Azamukira muri Farawo. Farawo ashyiraho itegeko nihavuka umuhungu mu muhotora ariko nabo umukobwa mumurekabeho. Ibi bintu bisobanura iki? Isezerano rikomereza mu muhungu. Murabizi uko bavuga ko umukobwa yungura undi muryango ngo ariko umuhungu we yungura umuryango w'iwabo. Siko mubyumva? Ni nako birari. Rero isezerano ryakorerwaga mu muhungu. Aravuga ngo abakobwa mubihorere ariko umuhungu uzatuma amasezerano y'Abisiraheli asohora mu mwica. Umva icyo mvuze hano. Uyu kwica umuhungu no kureka umukobwa byavugaga iki? Satani ntabwo araje ishinga na twa tuntu ukora hakavamo ikiro cy'umuceri mwamara kukirya mukimyoza ngo ko dushimye se ko iri joro turiye ejo bizagenda bite. Si cyo kiri kumugenza. Umva isezerano Satani ari kugenza ni rya sezerano rizavuka ukibagirwa uko basengera ibiryo, ukibagirwa uko basengera school fees z'abana, ukibagirwa gukodesha uko bimera. Iryo ni rya rimahiga ariko rya rindi rigusigira amaganya iryo ntago aryitayeho. Bose n'abana ariko
umuhungu mwitonde ntabeho. Murabizi wenda sibye nk'ubu biri kugenda biva mu mitwe y'abantu. Umubyeyi yabyaraga abakobwa, yakubita umwe, yakubita babiri, yakubita batatu, intambara ikabira zamutse. Umugore yaje guca umuryango, siko bavugaga. Umugore yaje guca umuryango, ukagira ngo niwe witeye iki inda, ugasanga na n'ubu harabagikutiriza wansengera maze kugira abakobwa bane, basi Imana impe n'agahungu. Tujya twumva abantu babyaye imyaka 2, amaze imyaka 2 atwite, timujya mubumva mwebwe. Tukumva abandi ngo yabyaye primatire amezi 7, tukumva n'abandi normal babyariye amezi 9. Simubyumva? Ariko nguriya wabyaye arengeje amezi 9 akabyarira amezi 10, 12 kuzamura, baravuga ngo bamuzingiyeho inda. Siko babivuga? Niko bavuga? Kubaza amakuru niko babivuga. Uzinga inda abashaka ko umwana avuka cyangwa abashaka kwapfa, aba ari uwo guhotora uriya mwana ngo atagira atavuka. Niba hari imbaraga ibasha guhotora kuzinga umwana wari buvukira amezi 9 akavukira amezi 20, iyo mbaraga ibasha no guhotora n'amasezerano ikayazinga. Wenda reka nanga urugero rworoheje. Hari ibintu Imana yavuze ikavuga ngo 2020 ndirahiriye na 2022 ndirahiriye. None se byarabaye? Byagenze bitese? Umwuka uhotora amasezerano. Bibiri ivuga gute? Basinziriye, umwanzi araza fata urukungu ajugunyamo. Bandi bari baraye bahinza amasaka, bari kuvuga ngo amasaka yacaramira gute. Uwo rukungu nawe aravuga ati ntiburetse sha ayo masaka yanyu muzayashaka muyabure, ako nashyizemo ngize ndakazi. Ngo bagiye kubona babona biri kumera, barabase ko tubona mu rukungu kandi ko ntarwo twateye, byagenze bite? Ngo rega ngo habayeho gusinzira. Biravuga ngo mu kirengarenga ngo Abraham arasinzira, ngo asinziriye urubyaro rwe rwahannye imyaka 100 biturutse kuki? Kugusinzira. Nawe hari ahantu wasinziriye hato gusa. Satani ashaka icyuho gito, akantu gato, ni gato, ntago bimusaba gufungura umuryango munini. Ni akantu gatoya tayari nawe akaba kuhisemo ka password kiwe. Ibyari buvukira amezi 2 bikavukira imyaka 3. Ese wagira ngo yirirwa ikubwira ngo nguhaye urugo, nguhaye umugabo, ukagira ngo uzakurongora ntiyavutse ntiyanameza amenyo, ntariho natereta abandi se ahubwo banamwumvaho wagira ngo ni chantier avoka. Arahari, aracyari mu mwuka w'uruzerero, aho kucyataraza hari ahantu wasinziriye. Asifiwe Mungu. Tugiye gusenga. Bibiliya yavuze Farawo agiye kubona akabona abahungu bari mu baryo, abahungu barava. Ibyo abahungu byajemo bite? Ngo hamagaza ababyaza. Umva nkubwire, Dogiteri wakubzaje ku mwana wa mbere, wakubzaje ku mwana wa kabiri, wakubzaje kwa kabiri, wakubzaje kwa gatatu. Reka ngarukira aho ngaho. Bivuga ngo urebye buri mwana afite umubyaza. Reka bivuga gutyo. Ni nako amasezerano Imana yaguhaye hari ababyaza bagomba kubigiramo uruhare kugira
kugira ngo ayo masezerano avuke. Igisubizo gica mu miryango itatu. Iyo dusenze Imana iduha ubuntu. Iyo tugiriwe ubuntu n'Imana, ubuntu buduha abantu. Iyo tubonye abantu baduha ibintu. Bibiri ivuga gute? Bibiri iravuga ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'uwo kwezwa. Bivuga iki? Yaba waruzi ko igisubizo cyawe ngifite, ntago nakongera kwiterera ipasi. Wajya ugakoropoka kuko uzi ko igisubizo cyawe ndakibitse. Ariko kubera ko bihishwa amaso yawe, aho kizava uwo muntu mwicaranye uri munegrija, ejo niwe Imana izanyuramo ikakwicira umwaka. Kubera ko iby'Imana yavuze n'abantu babifite. Iyo umubyeyi agiye kubyara amezi 9 niwe ubyarana normal nyine. Ubundi kimwe mu masezerano avuka ari primatire, yicira inzira. Imana yavuze akazi, wagatanga ruswa kugira ngo bakure umuntu mu kazi bamushyiremo. Wamwumvishe? Ndashima Imana ko ka kazi yambwiye nagize nakabonye, kandi ho twabibona tukabona nyine ari mu kazi. Ariko nyuma y'amezi 2 tukumva ngo ka kazi bakamuvanyeho ngo banamufunze. Byagenze bite? Akazi k'isezerano Imana byari primatire. Tugaruke hino. Uri normal we amezi 9 bagize ate abavutse. Yesu ashimwe cyane. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Ibi bintu birasobanura ikibana b'Imana. Bivuga ngo umubyeyi ugeze amezi 9 habaho icyo bita guhisha kwinda. Inda igahisha. Yego yihishije abagabo duhita dutaruka, kuko aba bahita bamera inzara utazi iyo ziva. Rero aba batipete duhita tubakwepa, tukajya gushaka ibibura kugira ngo umwana aze kumererwa neza, tukabasigira ku kantu. Yesu ashimwe cyane. Twongera guhura ibintu byatunganye. Kuko buriya wabibaza Yosefu ijoro Mariya yabyarimo Yesu, niwe bari kumwe, bari hanze. Bibiri avuga ngo mu icumbi bari babuzemo inzu, bari babuze icumbi mu nzu, kandi aho yari iwabo kwase. Byagenze bite kugira ngo babure icumbi? Ngo Yosefu yari yazanye na Mariya kwiyanzuza tansima ku musozi w'iwabo. Wageze na bashiki ba Yosefu bari bahari, bene nyina ba Yosefu bose bateraniye mu nzu. Yosefu nawe yazanye mugeni, yazanye umukobwa yaterese. None se ko tubona umukobwa ari wasemekera hejuru, bite mwana wa? Yosefu yegera se ati nyine papa urabibona umukobwa nyine aratwite. None se mwana wa waracoye ko tubona umwana umukobwa haze, kandi igihe twavuze tuzajya kumuhekera tukamuzana iwawe ko kitarage bimeze bite mwana wa? Ko nyine urabona atwite inda ya marayika, bashiki be bakubita igitwenge. Tariko natwe turi abakobwa use marayika. Nuko babasohoye muri iyo nzu, ibyanditswe hari, ariko niko kuri ijana ku ijana. Hari igisokuruza cyawe kimaze imyaka muri 900 bagenda basimburana n'aba visite, berekana batwara bari aba visite. Ejo bundi baheretse Gitwaza bamwereka ngo ayiyo nzu y'iwabo wa Yosefu bari avuga ngo reka nkubwire ikindi kintu kitanditswe mu Bibiliya kandi cyabaye muri uyu muryango wacu. Burya iwanyu naho bibayo. Ati none Yesu rero yavutse
Yosefu bamutaye hanze na nyina bamutaye hanze, bajya harya inka zirara bariho begezayo amase, begezayo amahurungura y'intama, bariho basasuta. Mariya ati bigenze bite madamu? Mariya yabyajwe n'umugabo we Yosefu. Twe nta makuru yabyo tugira, ariko Yosefu arayafite, azayatubwira niduhura nawe. Ngo amaze kubyara, ngo Imana ireba abanyabwenge, bari abanyabwenge, ngo irabasanga aho bari. Ngo abo banyabwenge bari bari kwegeranya umukumbi wabo neza, bawugira neza. Twabitiranya n'abantu bariho bategura ifaranga zabo bashaka kujya Dubai, bakazana izindi kontineri bakamena hano. Imana ibafatiranya bataraga. Yavuga ati hari umwami wavutse, none timurangorera, ariko none igihe cyo gukora cyanyu kirageze. Mufate amaturo, mufate izahabu, ifeza, icyome n'ishangi, amaparufe n'imiti bivurwa n'abami, mujyane, dore iyi nyenyeri iraza kubayobora. Ndavugana nawe ngo bageze kwa Herode, ngo bakubitana na Herode, ngo tugiye, ngo hari umwami wavutse tumushyiriye amaturo. Ati none se mwabwiwe n'icyari? Hari inyenyeri, iti dore ngira hejuru irimo iratuyobora. Ngo Herode arebye arayishaka arayibona, ati ibi bintu si ibisazi, ababuramo gahunda. Kumbe ya nyenyeri yageze kwa Herode iramwihisha. Ndavugana n'umuntu waje hano uyu mugoroba, hari inyenyeri iyoboye abanyabwenge mu buzima bwawe. Herode nari buze kumenya uko byagenze, hari ibintu bigiye kuba. Herode ashiduke byabaye, hari ibintu bigiye kukubaho. Herode wagenzaga ubuzima bwawe agiye kukuburira irengero. Hari inyenyeri igiye kubayobora kandi izayibajyana. Amazina yawe arazwi, aho utaharazwi, aho ukorera harazwi, aho abana biga harazwi. Hari inyenyeri igiye kuyobora. Amina. Bibiri ivuze gute? Bibiri ivuze gute? Uyu mubyeyi iyo byashusha, ubundi hari ibintu Yosefu yari yarafasheho, ariko hari ibindi yari atarafata. Yabifasha ari uko umwana avutse. Izabo yazumvaga ku makuru, ariko yari atarazifata. Biriya byome n'ishangi, amaparufa ahenze ku rwego rwo hejuru, yumvaga amakuru yayo, ariko yari atarayafata. Ndavugana nawe ngo hari inda igiye gusha, kandi uhereye kano kanya hari ugusha kw'inda. Inda yari yarafunzwe, inda y'amasezerano yari yarazinzwe. Dore hariho gukina kumwana, hariho gukina kumwana. Hari isezerano rigiye kuvuka, kandi kuvuka kw'iri sezerano hari ikintu utakiriye ugiye kwakira, hari ikintu utafashe ugiye gufata. Iby'amaso yawe atabonye agiye kubibona. Hallelujah. Buri mahirwe yawe yose, ndavuga ngo yose, buri kintu cyawe cyose wagombaga gufata uyu mwaka uheze cyafatiriwe. Ndavugana nawe ngo nikinyitabe nonaha, nicize mu buzima bwawe, ibiganza byawe bigifata. Hallelujah.
amaso yawe aba umuhamya wabyo, akanwa kawe kaba umuhamya wabyo, ibirenge byawe bikandagire muri icyo kintu. turabyakiriye. Haleluya. Ukuri kw'Imana ntabwo ari bumenye uko byagenze. Ubundi ngo hajya haba ikibazo iyo umubyeyi agiye kubyazwa n'umuganga utarabyara, kuko nyine mugani nta makuru y'ibyo bintu aba afite, aba yarabyize ariko kuri we amakuru y'ibyo bintu ntaba yafite. Urumva n'akantu k'umushiha gasa nk'akazamuka, baganga mwihangane. Noneho n'ababikora bisubireho. Niba ari ikintu kiryoha, niyo makuru njya numva, ariko ngo ni ukubyazwa n'umuganga wabyaye, urataka agahita amenya aho byapfiriye. Uvuge ngo amen. Kubera iki navuze ngo Imana iguhuze n'ababyaza batumvira Farawo ahubwo bubaha Imana? Iyi saha hari abantu bicaye mu gisubizo, nabo bazahuwe n'Imana, bazi uko inzara iryana, bazi uko gukodesha biryana, bazi uko kugenda n'amaguru biryana, bazi uko kubura fizi z'abana biryana. Bene uw'Imana imuhamagaye yihutira kumva kandi akabikora. Ndavugana nawe ngo Imana yegeze ababivugaho, iguhuze n'ababikoraho. Imana yegeze ababivugaho, Imana izana ababikoraho mu buzima bwawe. Umva icyo mvuze, ababivugaho batembere, ariko ababikoraho you are welcome, you are welcome. Nibaze, nibaze, nibaze. Uzi ikintu babivugaho muko? Turashaka wagira ngo waramubonye uramubenga basi byibuze. Ayo magambo se yabwiwe kangahe? Umvise icyo babivugaho? Ntibavuga ngo twamukuboneye, baza babaza ngo nturashaka. None se warashatse barabiyoberwa. Uzi icyo babivugaho? Harya inzu bamo ni yangahera? Ni 200. Ariko nawe iriya hari inzu 15. Kuki mwipasamo? Ngewe ababivugaho ndabiyamye, Imana inyegereze ababikoraho. Turabarambiwe. Oya, niba uri mu gihe kimeze nk'icyo ndimo, uri mu idene bari kukwagiserera, ukeneye ababivugaho. Mwabayemo urimo urarenga imihanda kubera idene rya botike, ugakatira ahandi ugasa nk'ubwira gutya, ukeneye ababivugaho cyangwa muzu? Ntabwo dukeneye ababivugaho, dukeneye ababikoraho. Imana ikuzanira ababikoraho mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana iguhuze n'ababikoraho mu izina rya Yesu. Ndagutongera mu maso y'Imana na ya Yesu watsinze Satani, Imana ya Isiraheli ikumpurize n'ababikoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibira yavuze ngo impamvu tutabikoze ngo twice abahungu ngo nuko abanyegiputa abaheburayo kazi batamera nk'abanyegiputa kazi. Wari uzi ko hari mu itandukaniro, ariko amaso yawe ntararibona. Uyu munsi rishyizweho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uw'Imana yasize umunyu rubanda ruramurigata. Uw'Imana yasize umunyu rubanda ruramurigata. Imana ikunsigira umunyu uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Bibiri ivuga gute? Turabyakiriye. Bibiri iravuga ngo uri umunyu w'isi, kandi umunyu nta kindi ubereyeho, ubereyeho kuryoshya ibitaryoshye. Hari ibintu ugiye gukandagiramo biryohe. Imana ikunsigira umunyu muri bene nyoko muvukana, akira gusigwa,
mu muryango wo kwa so akira gusigwa, mu muryango wo kwa nyoko akira gusigwa. Imana ikunsigira umunyu, hari ibisubizo uri buzane mu muryango, hari ibibazo byaburiwe ibisubizo bigiye kumanurwa nawe, hari ibisubizo bigiye kuzanwa nawe. Baba zize n'urukundo rwe nibyo bituma tudashira. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashira. Wazamura ikiganza ngasengana nawe. Inda y'amasezerano ndagira ngo itangire ihishe, hanyuma Imana y'amahoro iguhuze n'ababyaza kugira ngo buri sezerano ryose Satani yari yarazinze mu izina rya Yesu rigiye kuzingukira kuri iki gicaniro. Amasezerano yarengeje ibihe agiye gutangira kuvuka. Icyo ndakikubwira singubeye. Mana mu izina rya Yesu, mwana we ndamutongera mu maso y'Imana na ya Kristo watsinze Satani. Buri sezerano ryose Satani yazinze ndarisinguye ndi kuri iki gicaniro. Bibiliya ivuga ngo icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Ndahambura amasezerano y'abera, ndahambura amasezerano y'itorero, ndahambura amasezerano y'abizera abinjiye muri iri hema bose. Ibizabo ndabizituye mu izina rya Yesu. Ndabizituye, 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 ndabizituye. Kurya neza biba umugabane wawe, kwambara neza biba umugabane wawe, gutura heza biba umugabane wawe, kuryama heza biba umugabane wawe, gutera imbere biba umugabane wawe, ubuzima buzira umuze nibiba umugabane wawe mu izina rya Yesu. Amashuri meza y'abana bawe nibiba umugabane wabo mu izina rya Kristo Yesu watsinze Satani. Ubudahangarwa igitinyiro nibiba umugabane wawe mu izina ry'Uwiteka Imana Nyir'ingabo. Igikundiro cy'Imana nikiba umugabane wawe mu izina rya Yesu. Guhesha abandi umugisha mu butunzi bibe umugabane wawe. Kubitsa no kubikuza muri banki nibibe umugabane wawe. Kwakira no gutanga bibe umugabane wawe mu izina rya Yesu.